Ku bantu mwakunze filime ya Fast and Furious mukaba mutegereje 11 mwararebye kuva kuri 1 kugera ku 10 mukaba mutegereje igice cya 11, ubu ngubu rwose mbazaniye inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo iyi filime bitewe na raporo ziri kujya hanze ndetse n'amakuru ayivugwaho ndetse na bimwe mu byavuzwe n'abakinnyi bakina muri iyi filime ya Fast and Furious, biragaragaza yuko hari icyizere yuko iyi filime igice cya 11 mugiye kukibona vuba. Iyi filime rero nkuzaniye amakuru amwe ayivugwaho ndetse nakubwira na bimwe mu biri kuyivugwaho bijyanye n'igihe izagerera hanze, bijyanye n'igihe izasohokera. Ubundi iyi filime nk'uko byatangajwe n'umukinnyi Vin Diesel ari nawe mukinnyi mukuru muri iyi filime, yavuze yuko iki gice cya 11 kigomba kuzaza ari finali. Iki ngiki nicyo kigomba kuzapfundikira ibindi bice byose byabanjirije Fast and Furious igiye gukurikiraho. Kimwe mu byo wamenya kuri iyi filime ni ukuvuga ngo iyi filime igomba gusubira i Los Angeles aho inkuru yatangiriye bwa mbere. Kubabonye kuva kuri rimwe ndetse bagakomezanya nayo, murabizi ko iyi filime rwose yatangiriye i Los Angeles. Ubu ngubu rero mu biteganyijwe kuri iyi filime nuko igomba gusubira i Los Angeles. Kimwe kigomba kwibirangwaho kuri iyi filime ya Fast and Furious ni ugusubizwa aho ngaho i Los Angeles aho yatangiriye. Ikindi kigomba kwibandwaho ni amasiganwa y'imodoka mu mihanda. Ku bijyanye n'ingengo y'imari izagenda kuri iyi filime ya Fast and Furious, urebye nka filime yayibanjirije twavuga ko ari nka filime yaje itegura iki gice cya 11 cya Fast and Furious. Iyi filime ni Fast X. Iyi Fast X byari biteganijwe ko igomba gutwara ingengo y'imari ya miliyoni 340 z'amadolari, ariko nk'uko raporo zimwe na zimwe zagiye zibigaragaza, biragaragara yuko iki gice cya 11 cya Fast and Furious cyo kizaza gitwara ingengo y'imari iri hejuru yayo gatoya. Iki gice cya 11 kikazatwara miliyoni 456 z'amadolari. Gusa ariko nk'uko biri kugenda bigaragazwa n'izindi raporo zigiye zitandukanye, hari n'indi raporo yasohotse ivuga ko studio yitwa Universal Pictures ari nayo ifite uruhare runini cyane mu gutegura iyi filime, yo yifuza ko iyi filime itazarenza miliyoni 200 z'amadolari. Bamwe mu bakinnyi ugomba kwitega kuri iyi filime ya Fast and Furious 11 iri hafi gusohoka yegereje rwose, harimo Dominic Toretto. Uyu nguyu we rwose ni ihame agomba kuyigaragaramo. Uyu nguyu azwi nka Vin Diesel. Iyi filime kandi igomba kugaragaramo Jason Statham uzwi muri iyi filime nka Shaw cyangwa se Deckard Shaw. Undi mukinnyi ugomba kugaragara muri iki gice cya 11 cya Fast and Furious ni wo bita Tyrese Gibson. Uyu Tyrese Gibson uzwi nka Roman muri iyi filime. Iyi filime kandi nanone igomba kugaragaramo umukinnyi Michelle Rodriguez. Uyu Michelle Rodriguez muri iyi filime azwi nka Letty. Ku bijyanye n'igihe iyi filime ya Fast and Furious igomba kuzasohokera, ku bijyanye n'igihe igomba kugerera hanze, ubundi byari byitezwe ko iyi filime ya Fast and Furious yagombaga kuba yarasohotse mu kwezi kwa 4 muri 2025, ariko byaragoranye cyane kubera guhuza abakinnyi. Murabizi iyi filime ya Fast and Furious ni filime ibirimo abakinnyi benshi bagiye batandukanye ndetse b'abastari. Guhuza abo bakinnyi rero b'abastari kandi bafite n'andi maproje ku ruhande baba barimo gukurikirana, ni ibintu biba bitoroshye, ndetse no kubijyanye no gushutiga gufata amashusho y'iyi filime ni ibintu byagoranye cyane. Ubu rero byitezwe ko iyi filime ya Fast and Furious igomba gusohoka muri sama ya 2026, cyangwa se bitakunda muri uwo mwaka wa 2026 bikazafata mu kwezi kwa 4 muri 2027. Ngaya rero amakuru avuga kuri Fast and Furious, ngaya rero amakuru y'ibijyanye n'iyi filime ya Fast and Furious. Iyi filime ya Fast and Furious rwose ubu ngubu iregereje, kugira ngo ujye umenya updates zose ku bijyanye n'iyi filime ndetse n'izindi filime zose zaba inshyashya ndetse n'izitari inshyashya ariko zazindi zagacishijeho, biragusaba gukora subscribe. Wowe twabanye tukabanye tugeranya ku musozo. Ndagushimiye cyane, wari kumwe nanjye Hararemenya n'ibidusubire ku biganiro by'ubutaha.